Ese koko amatorero arafunzwe? Ese ubundi itorero ni iki? Itorero ni umukumbi w'Imana wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bafunga amazu yubatswe n'abakristo, ya yandi abakristo basingirizamo umwami w'ijuru n'isi, ari we nyir'ibiremwa. Ayo mazu azasenywa aveho, ariko itorero ry'Imana ntabwo rishobora gusenywa, kuko rifite nyiraryo ari we Yesu Kristo, kandi ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabasha kuba yarinyeganyeza, ntiyarishobora. Amarembo y'ikuzimu ntiyarinyeganyeza haba na hato. Ryubatswe ku rutare, kandi Yesu Kristo yararipfiriye araryitangira kugira ngo abashe kurirokora. Yemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo arigobotore mu rupfu rubi. Kuvuga yuko itorero rifunzwe bibaye bityo se urifiteho ububasha nawe ko igihe cyazagera agasumirwa n'amaboko y'abana b'abantu? Ntibikabeho, ntibyashoboka. Turiho kubwe, kandi igihe nikigera azaza vuba kuvana itorero hano ku isi no guhana abamugomeye. Ntibavuga ko itorero rifunzwe, bavuga urusengero rwarafunzwe cyangwa se urusengero rurafunzwe.